Aisha Alia Jehovanisi, kuki wiyise umufiyemere kandi bigaragara ko ijisho ryawe gihagararo cyawe uri umumama ukuze, byakugendekeye bite mu by'ukuri? Niko byakabaye bimeze. Kuki mutajya mubwira abana bari inyuma yanyu ngo mubabwire aho mwaguye nabo byibuze bibarinde kuzahagwa? Mubiterwa n'iki? Ikibazo uvuze kirakomeye. Yego. Umutego naguyemo. Yego. Ako kantu rero k'umutego ubundi niko tuba tugira ngo gira isomo wagenera abadukurikiranye. Murakoze. Isomo ryo rirahari. Imibereho mibi mu Banyarwanda by'umwihariko urubyiruko hari iyo ubona cyangwa n'uburumbo nyine bw'abantu muri rusange? Ariko imibereho mibi ntabwo itera abantu kwiyandagaza no kuyandarika. Nta nubwo nari mbizi ko ibi bintu bihari. Yego. Mu gihugu cyacu ubona bose batonze umurongo kandi abana batoya. Noneho narahanyuze ndikanga. Nikanze atahangaha niho bagurishiriza amagara yabo. Imana yacu izaza ntizaceceka. Icyambere n'amakuru. Reka nizere ko meze neza nshuti bakunzi mudukurikirana ku Bugingo TV1 ndetse no kubishora TV muraho kandi muraho neza. Nitwa Jean Paul, turi kumwe n'umutumirwa kuri kamera. Hanyuma ariko mbere yuko tumwakira reka tubashimire mwebwe mudusangiza ibitekerezo umunsi ku wundi, by'umwihariko mwebwe mwakanze subscribe. Imana y'amahoro ibaho umugisha mu byo mugerageza gukora, Imana ibishyiremo umugisha mwinshi, kandi n'ukuri mujye muhaha muronke, mbega mubeho kandi mugire impagarike n'ubugingo. Ndagira ngo rero nakire mushiki wacu, tutakire bwa mbere kuri kamera n'ubwa kabiri, ariko no mubyeyi mwiza ndamubatuye. Reka musabe yegereze mikoro adusuhuze. Yesu ashimwe cyane mwene data. Yesu ahimbazwe. Mumeze neza? Turashimiyera. Hanyuma turakwakiriye kuri kamera zacu, turabona mu by'ukuri uri umubyeyi utuje, ariko ndagira ngo mbwira abantu ko ntabwo uri nka ryavu rihoze ryotsa inzu, ariko nanone ikivumbikisho kikurimo kibasha gutwika abadayimoni cyane. Murakoze kutwakira. Nitwa Aisha Alia Jehovanisi. Aisha Alia Jehovanisi, turakwakiriye. Murakoze. Ndagira ngo dusenge Imana ibindi tubiganire twasenze. Yego. Uri data wa twese mwiza, uri ibyiringiro by'abera, uri ubwugamo bw'umugaro, uri umutabazi wacu Yesu, ntujye ubura uko bigenza. Nakiriye Aisha w'inyama n'amaraso, ariko umwuka wera namuhangeho, bimenyekane ko ari wowe Mana, ni mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Amen. Aisha Alia Jehovanisi, turakwakiriye kuri kamera zacu kandi wiyumvemo ikaze rwose. Murakoze. Aha, turimo tukwakira, ari umuntu ushobora kuba agiye kukubona cyangwa se ukubonye ari ubwa mbere, ashobora kwibaza ngo ariko se uyu muntu wicaye kuri kamera imbere yacu ni muntu ki? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Njyewe ndi umukristo. Yego. Ndi umukristo. Nkaba ndi umufiyemere. Yego. Ndi umugenzi ujya mu ijuru. Uri umufiyemere. Umuntu arebye arabona ko mu by'ukuri gihagararo cyawe, urabona ko uri umuntu ukuze, ku buryo ari nko kuvuga bya bindi umuntu apimisha ijisho atakubarira munsi y'imbyaro 5 byibuze, ariko utigenda umufiyemere. Kandi tuzi ko abafiyemere rimwe na rimwe n'ababa baraterewe inda iwabo, rimwe na rimwe n'ababa baragiye mu rukundo, bikarangira rwa rukundo bagiyemo batanze ambiance, ugasanga bakuyemo inda, mbega ugasanga ni muri ubwo buryo. Aisha Alia Jehovanisi, kuki wiyise umufiyemere kandi bigaragara ko ijisho ryawe gihagararo cyawe uri umumama ukuze, byakugendekeye bite mu by'ukuri? Niko byakabaye bimeze. Ariko nyine nawe nk'uko ubizi, ubundi iyo umuntu avuze umufiyemere ni umuntu warabyayeho ariko utarashaka. Yego. Oya nibyo nyine ndabizi.
ubwo umuntu yahita yibaza nyine impamvu utari umumama mu buryo buri siri, mu buryo bwuzuye kandi bigaragara ko ukuze. Okay, abandi ubwo bahita bavuga ati wenda yari yaragumiwe noneho aritabara. Ubundi utunyuriyemo gatoya Aisha, ese ubuzima bwawe cyangwa se uru rugendo rwawe rwo kuba witwa umufiyemere kandi bigaragara ko unakuze, nta bana bari inyuma ahangaha, nta bakobwa bari inyuma ahangaha rwabera isomo? Rimwe na rimwe ibintu nk'ibi mutinya kubivuga mukumva bibateye ipfunwe, ariko mukaba mushoye abandi mu rwobo aho mwaguye ejo nabo bakahagwa kuko mutababuriye. Ubundi iyo wagize ibyago byo kugwa mu mwobo ukagira Imana ikakuzamura mu mwobo, biba byiza iyo urangiye abandi ahari umwobo kugira ngo nibawugeraho bazawubererekere cyangwa bishakemo imbaraga ziwusimbuka. None mwebwe murabipfukirana mukagira isoni zo kubivuga, ari nayo mpamvu mpamya neza ko no guterwa inda kw'abana bigenda byiyongera, kuko mwebwe ubwanyu byahereyeho. Wenda ushobora kuba byarabaye mu rukundo wumvikanye n'umuntu, bishobora kuba byarabaye warambiwe kubw'imyaka ugezemo, ariko kuba wabivuga ni iki mu by'ukuri wenda badukurikirana byabamarira? Nuko bishobora kugira uwo birinda kurambirwa nk'uko warambiwe, urwo ni urugero rumwe. Nuko bishobora kurinda mugenzi wawe wakagiye muri ambiyanse, dore ko kenshi ababatera inda iyo bamaze kubatera inda bahita banabereka ko muri n'imyanda y'aho ngaho, akagenda agiye kenshi mwana akicara mwicaye mukicarana ibikomere n'imisumari ihora ibajomba, wenda mwaragize uburangare. Ariko kuki mutajya mubwira abana bari inyuma yacu cyangwa se yanyu ngo mubabwire aho mwaguye nabo byibuze bibarinde kuzahagwa? Mubiterwa n'iki? Iyegereze mikoro usubize icyo kibazo. Ikibazo uvuze kirakomeye. Yego. Ariko kandi ni ba nyirabyo bagomba kubimenya. Yego. Ubundi igihe cyose iyo uri muri iyi si ukaba uzi ngo ndi umwana w'umukobwa, yego, ntago ndageza igihe cyo gushaka cyangwa cyo gukundana. Yego. Kandi ab'iki gihe ni nabyo byeze. Yego. Ukabona umwana w'umukobwa atangiye gukururana n'abasore n'abagabo bamuruta. Yego. Biba bikwiriye gusubiza ubwonko inyuma. Yego. Ugatekereza ngo ibi ndimo bizamfasha iki, bizamarira iki, bizanarangira biti? Bizanarangira biti? Nk'uko bivuze, abantu baguye mu kintu cy'ubutamenya, cyo kutamenya. Ariko iyo bagiriwe ubuntu bakabimenya bajye bigarura. Ni mwebwe mugomba kubibamenyesha rero. Njyewe rero nk'uko mbajije, yego, urumva icyo gihe nari ntaramenya Imana. Yego. Nari nyizi ariko ntayizi neza. Hari uburyo umuntu amenya Imana ariko atayifite. Aha. Hari no kumenya Imana ariko muri wowe ukanayitunga. Yego. Kuko ari twebwe buturo bw'Imana. Wari uzi amakuru y'Imana. Yego. Ariko Imana utayifite. Yego. Cyakoze yo igufite. Gusa ntagiye no mu bintu byinshi. Yego. Navuga ko ari umutego naguyemo. Yego. Ako kantu rero k'umutego ubundi niko tuba tugira ngo ntabwo ari ukwita hanze. Rimwe na rimwe cyangwa se kenshi na kenshi nshobora kukubaza nka gutyo ukaba wavuga uti Kimanuka arimo arantega umutego, ariko n'ukuri ntabwo mba nguteza umutego. Impamvu ya mbere, hari abakobwa bajya mu kazi akagenda kubera imibereho ikamujugunya mu rugo rw'umuntu akavanamo umwana. Urwo ni uruhande rumwe. Hari abategwa amafaranga, atari no kuvuga ngo bagiye mu kazi, ahubwo bagashukishwa amafaranga. Uyagushukisha iyo amaze kubona gufatishije ahita gucika. Nubwo yanaguma iruhande rwawe, ariko aba yakwambuye ubusugire bwawe, vision yawe. Ndetse abenshi bagize icyo kibazo cyo kubyara batakaza ibyiringiro mu buryo bwa burundu. Ubundi ni ngombwa biba byatakaye. Yego. Rimwe na rimwe bakaniyongeza. Hari n'igihe yego icyo kibazo kigwamo yego utabiteguye. Yego. Hari n'ababigwamo babiteguye kubera nk'uko wambajije uti imibereho, imyaka, ibintu nk'ibyo. Yego. Noneho iyo uhuye nabyo utabiteguye rero, ikibazo cya mbere uhura nacyo,
nk'ubwo uyu mwana akiri mutoya uba ugifite imbere heza. yego hahandi imbere heza wateganyaga rero haba hivanze. iyo ukiri muto wowe yego utararyamana ngo bagufungure uba ufite ibyiringiro by'uko imbere yawe ari heza, ariko iyo bamaze kugufungura tayari noneho hari ugufunguka uryamana n'umuntu bisanzwe ariko ntihagire ikindi kirengaho, kuko umukobwa utabyaye arahaguruka akagenda nk'uko yaryamye ntihagire ikibazo, ariko umukobwa ubyaye bwa mbere iri zina ryitwa fiyemere ni uburyo bwo kubura inyito ya nyayo y'ikinyarwanda, kuko ntiwayibona. icya mbere ntuba ukiri umukobwa, icya kabiri ntuba uri n'umugore, cyakoze uba witwa mama runaka. ibyo bintu biriho bikabatera ipfunwe, ese nzavuga ko ndi umugore, ese nzavuga ko ndi umukobwa, ese nzavuga ko ndi mama nde, bigatuma uhinira mu gifaransa ngo umufiyemere. hako birasobanutse. oya none se twe turi abafaransa? ni umukobwa. oya wabyaye. ni umukobwa wabyaye. ariko ubwo urumva nyine mana, reka nkubwize ukuri, reka tureke wenda turekere ahangaha, ariko tutaraharenga gira basi isomo ugenera abo byarangiye, bo byararangiye, ariko hari abandi bitarakunda. gira isomo wagenera abadukurikiranye. murakoze. isomo ryo rirahari. yego nabwira abana b'abakobwa kuri iki gihe kwitwararika nubwo bitacyoroshye. yego kuko usigaye ubona abana b'iki gihe ntabwo ukimenya umwana ngo umenye umukecuru, umenye umumama, bose bitwara kimwe. yego ndabyuka nimba natekereje ari ukwigurisha, yego nimba ari ukwiyandarika, ntabwo nzi uburyo nabisobanuramo. ugasanga umumama ntabwo wamutandukanya n'umwana we mu myambarire. ubundi umubyeyi arangwa no kwambara akikwiza akenshi. yego noneho muri iki gihe tugezemo cy'amayoberane y'imikorere ya satani, abantu bose usigaye ugenda ubona bambaye ubusa mu muhanda. yego noneho umubyeyi ntabihe agaciro ngo avuge ati uyu mwana wanjye nimba yambaye gutya njyewe murushije iki. nawe mu gitondo akabyuka yakubisemo mini. yego wamureba wowe ubwawe ukagira isoni. ibyo rero birasaba ngo abantu babanze bamenye kwiyubaha. yego nibamara kumenya kwiyubaha, bamenye no kumenya uko bagomba kwitwara mu buzima. yego nk'abana b'abakobwa bareke ibintu byo gukururukana n'abasore igihe cyose bumva ko batari bageza igihe cyo kubaka urugo, kubera yuko iyo bamaze kwishinga imyitwarire y'ab'iki gihe bijyanye n'ababa babashuka babereka ibidahari, bituma bapfa ubusa. icyo nicyo nabasha kubabwira, bareke kwiyandarika mu yandi magambo. ariko nanone mu by'ukuri Aisha, imibereho imeze nabi, kuko iyo ukurikiranye nko ku mbuga nkoranyambaga uburyo baravuga bati mu by'ukuri imikorere yaranze, ubuzima bwaranze, kandi dufite imari zacu, aza agahondaho akaduhereza yacu agacaho akagenda. gusa natwe bidutera ingaruka zo gutwara inda tutari dufite muri gahunda. ariko nanone ni ikibazo cy'imibereho. ese koko iyo urebye wowe nk'umuntu mukuru, imibereho mibi mu banyarwanda by'umwihariko urubyiruko hari iyo ubona, cyangwa ni uburumbo nyine bw'abantu muri rusange? ariko imibereho mibi ntabwo itera abantu kwiyandagaza no kwiyandarika. ko bafite amaboko se bayashashe bagashaka imirimo bagakora, kandi wumva imirimo barayibuze. imirimo barayibuze. yego ubu se ahubwo vuga ngo hari iyo batabasha gukora. erega burya Aisha, nanone uburiye n'umubyizi mukwe burya ngo ntako abatagize. bo baravuga bati twebwe imirimo y'amaboko yarabuze. bamwe na bamwe muri twe twarize, ariko ntitwagize ubushobozi bwo kwiga harengeje kugira ngo tubone n'imibereho.
none dufite amagara, aya magara reka tuyadandaze. Nibutsa abantu ko icyitwa amagara mu kinyarwanda babikoresha nk'igitutsi, ariko ubundi mu kigande amagara ni ubuzima, mu runyankore ni ubuzima, mu yandi magambo bahitamo gucuruza ubuzima. None uti wowe uragira uti imibereho mibi ntabwo yatuma wiyandarika, ariko nemera ko hari igihe ushobora kugera mu kibazo kigatuma uvuza turamaho rimwe, ntabwo ari kenshi, nk'ijana yo kwishyura inzu. Tekereza ko ushobora kuribwa n'umutima, ariko mu kanya ukavuga uti ubwo ari rimwe gusa, utari bugire kabiri, mpereza njye kwishyurira inzu mbe mu kwezi, ubundi iryo rimwe ryawe uritware. Uyu muntu wirwaniriye gutya akicira inzira ariko akaba mu nzu, ubwo uyu muntu hari ikibazo aba afite. Aisha, ushaka se kumbwira ko ayo magara yo kuyagurisha biboroheyera? Ntabwo biboroheye. Uti kubera iki? Hari ahantu njya mbacaho ruguru iyi ngiyi kenshi ku mugoroba iyo bibaye hagati ya 11 saa 12. Nta nubwo nari mbizi ko ibi bintu bihari mu gihugu cyacu. Ubona bose batonze umurongo, kandi abana batoya. Noneho narahanyuze ndikanga. Nikanze atahangaha niho bagurishiriza amagara yabo. Rero cya gihe iyo byabacanze ko nabo baba bagenda bihaze, bakubwira ko bagenda n'inzembe isaha yose biteguye uwabahemukira yuko bagomba kumukebakeba, aho hantu ho nta rupfu ruba rurimo. Reka tubabwire ijambo riruhura rya Yesu. Niki wababwira mu bigendanye n'ivugabutumwa? Imana yacu izaza ntizaceceka. Yego, Imana yacu izaza ntizaceceka. Yego. Haba kuri abo ngabo bakora ibyaha kuko babuze uko babigenza, ababikora babishaka, yego, n'abandi bose nyine mu bundi buryo bw'ubuzima biba byacanze, ariko bagomba kwicara bazi ngo Imana yacu izaza ntizaceceka. Yego. Ya baba reka shagenda wintuburira, amakuru twarayamenye, ubu nta nyoni igisinziriye, abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha? Waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe? Igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa, turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana na babandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga, kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wiyicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe, ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress. Ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu, dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga.